inyuma y'ikibuno cye. Ese uriya mukobwa ntago muzisha basohoye video ze ngo yambaye ubusa akagorwa no kwiregura. Bamwita DJ Sonia abaje kwipanga umwandiko ndimo kubwira ko Keresinge nyuma yaho yashinze Gasogi. Ndavuga ati umugabo reke mwe ko nta kibazo wenda zumve ko na bya bintu tubishoboye. Nkora indirimbo ya Gasogi yitwa gute? Yitwa Gasogi nyine tu irahari. Urayiko nawe yari yavuyemo imiziki yaramunaniye nawe. Ndetse abo yafashe bari abantu yafashe muri Standard Shine mbwira umuhanzi wazamuye na Kenisi. Uziko nyina ahuriyemo n'umuntu bita niyo Bosco muri Standard Shine. Ni Isumbwe TV. Kora like, ukore subscribe, ukande kuri ako kazogera maze kuri cyane ibiza bita ku murongo w'Isumbwe TV. Reka gushimire kandi nkwifurize ibihe byiza cyane wowe ukurikirana Isumbwe TV. Nizere yuko umeze neza. Uyu munsi ndi kumwe n'umujene bamwita Benovio yaje ku Isumbwe TV. Benovio babwira abantu bo kwisumbwe. Abantu bo kwisumbwe ni mukanda kanyenyeri. Ko se umuntu akurikirana Isumbwe TV ataramenya akagomba gukanda kanyenyeri. Ariko munakore follow by the way. Numara gukanda kanyenyeri ariko nimero yanjye burya nayitanzera. Ariko ntari munyandikire ku cyamamare nago nimero mwayibura. Umwe mugende mu kare subscribe ku Isumbwe TV. Ubundi koko niba muri abakire. Ariko Isumbwe TV shuri kuba abakene. Niba muri abakire mukanda kanyenyeri mbibone. Rero bambwira ngo uri Isumbwe TV ubukintu gisumbye ikindi nuko kiba kirenze. Nanjye munyereke ko murenze nk'abafana ku Isumbwe ubundi mukanda kanyenyeri. Kandi uzajya unabahasho. None nabahasho. Cyanga ariko bamaje kutugisha $25,000. Utambwira ngo ibigano bya nyirago ujye kuzajya ubona buri munsi. Kanda kanyenyeri uri tujye tubana buri munsi ku Isumbwe TV. Yaman. Wana mukore subscribe rero ku Isumbwe TV. Nizere ko tuzajya tubana umunsi ku wundi kandi amakuru yose tuzajya tubagezaho rwose azajya abayizewe. Bana natwe nawe wahageze kera bana natwe ku Isumbwe TV. Wabari. Ngenda Pirato ndayikora muri studio yanjye ku mafaranga yanjye. Ariko ntari yagisuyaga ya Keresi nabonye. Umuntu bitaga promoter yongera nkoresha uburoko ngo ni nkore challenge yo gutumira abantu muri stade. Abantu turabatumira barasa. Uri kubyumva? Ako Keresi ubundi wazampamagaye byiburuka nkiza ngo ni nyongeye wambwira uti muhungu wanjye courage. Ariko ukabona ko byibura n'abantu bo muri Standard Shine hari uburyo deal zimeze. Uri kubyumva? So urero aga promoter yamaje kunkoresha uburoko ngiye urumva nta kibazo nahise nanga kuko ngiye bura ku mafaranga ibyo kumbwira ngo gufana nago babikirimo. Ibyo nago erega nabara bose mo bava Gasogi United ntekereza ko ntago ari abagasogi. Bari busanga ari bagikundiro ariko ko nyine umufungo no kujya turyoke short busy tugatwika nyine. Ubwo mbavuye ku ikipe yanjye shana nakuze pfa na mwana ngo ngiye kuri Gasogi. Birangira narabonye natike byo kujya kureba match. Ariko muri ibintu mbure natike. Mbure natike yo kujya kureba match. So guys, ibyo ntago mbitindaho ahubwo ikintu cyaje kuberamo nuko nabagiyeyo byarangiye uwitwa Semuhungu Eric amansuye ku mugaragaro acugusa ikibuno inyorazi yakubise ikibuno ngira ngo n'umunsi wo kubi. Ibitwara bivuze. Uwitwa Semuhungu ndetse n'undi mukobwa namubonaga ngamenshi cyane. So Keresi rero ngiye ikintu itangazo nagwa nuko ngewe ku mugaragaro ntago ngende Gasogi ngewe nanakoze n'indirimbo nakoze indirimbo n'uwitwa Pirato mugende muirebe yitwa Gasogi. Nabwo nta kintu ugeze unyereka aba bantu rero mu gihe badashaka kuzajya berekana ko byibura na reaction nkanakubwira ati shout out muhungu wanjye. Yego wenda twipanze akazi ntawe bidutumye ariko ako kazi we nta nyungu kakugiriye mu bintu byawe. So nkubwira ku mugaragaro nyuma yuko nkoze indirimbo ya Gasogi nkabona na effect nge n'umuhungu wanjye bita Pirato ubundi ngakora challenge ibwira abantu kuza ariko reka mbanze ndi ubundi mfite abantu bangaye ko nyifite ubundi Kenisi ashobora no kwita yipanga umwandiko akahita navuga ati ngo no mupeti ngo abona ngagiye kunzamukira arajya natureba arajya dukurikira imfura yo reka sinabonye ze cano zanyu zitiranwa reka mbanze ndebe nabonye zitiranwa ubwo rero Kenisi ikintu nakubwira ibyo biciro uba Semuhungu bigateza n'imvururu natwe twagakwiye kubiryaho nk'aba ariko subundi kuki mu Rwanda batareka ariko mwamubabariye Kenisi kari mu marira ayahe marira yabaye iki uzu buryo nanikohoye uretse reka nkumvishe no nta copyright irimo ndabizi kuko ni boro twifatiye ngira ngo imajije kugira 44,300 aho ni kuri account y'umuntu umwe wayipostinze uwitwaga promoter namushimira cyane ngira ngo ngiyewe hari mu masaha y'igicuku ndaza kwereka video oya numvishemo ibiririmbo reka nyihorere ariko naza no kuza kwiguha wenda ukazana yicishamo
batazaduhana kuko bahita baduhana. Ariko ugiye kureba ino ball yarebwe n'abantu 40 na bingayo bwa ni kuri iyo platform y'uwo muntu hari mu gicuku ndimo mbabwira ati njye ubu ngubu ndi Gasogi United banza utabaze Kenisi banza umutabaze Kenisi niba nkoze indirimbo tabaza Kenisi oya buretse Kenisi twahuriye muri Standard Shine nkubita umutuku uvuga ko ntazi kuririmba atempe erega umuntu arabimenya kureba cyangwa ntago yarazi kubireba kubera ko nawe yari yavuyemo imiziki yaramunaniye nawe ndetse abo yafashe bari abantu yafashe muri Standard Shine bwira umuhanzi wazamuye na Kenisi uziko nyina ahuriyemo n'umuntu bita niyo Bosco muri Standard Shine ndetse niyo Bosco wigeze wumva ahantu yafashijwe na Kenisi hambwire nuko nta mpano yari afite nanjye ashobora kuba yaranyibeshyeho cyangwa nicyo gihe koko nkabona nibyo nari nzi wenda nabyo birashoboka video nagiye mbona bakomeza bazitrendingisha ziranahari so icyo gihe wankubise umutuku ariko ngiye ntago nabigize iki wanyeretse ko ngomba gukora cyane no kwiga nyuma yuko menye ko umuntu agomba gukora ibintu akanabyiga mu gihe utanabizi ukanabaza ngiye naje kwiga bino bintu kandi ntekereza ko urwego ndiho ntago ari rubi cyane kubera ko uyu munsi wa none waneyisha zangira nubaka ibintu byanjye ndavuga ati ngiye ngomba kwifasha uyu munsi wa none ntekereza ko nanjye ntagaze nabi mu bintu by'imiziki ubwo waba bivuze nawe yaba afite ikindi kidupfa wenda ushobora kwitura kino kiganiro ukatuvuga ati uyu muntu uri kwibaraguza ko ntanamuzi ariko igihe kizakubwira aracyari igihe so Kenisi rero amaje kunkubita umutuku ngiye ntabwo nabifashe nk'ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane yego ahubwo njye nabifashe nk'umuntu umbwiye ati genda wige gusa icyo munengaho nawe nuko abantu yabashije gufata cyangwa se nabo wenda yabonye ko bikunda nta kintu abamariye ngo cyo kora ngo yabashingiye ngo bande ngabajyana mu ijuru rya Gasogi ngo bakajya birirwa bacurangira mu kabari ubwo zibwo wambwisha yego igihe rero Rayon Sport yari irimo irakina na Gasogi nge nabaje kwipanga umwandiko ndimo kubwira ko Kenisi nyuma yaho yashinze Gasogi ndavuga ati uyu mugabo rikemwe ko nta kibazo wenda azumve ko nabya bintu tubishoboye nkora indirimbo ya Gasogi yitwa gute yitwa Gasogi nyine tu irahari urayikora nge na Pirato ndayikora muri studio yanjye ku mafaranga yanjye ariko ntari ya Kenisi nabonye umuntu bitaga promoter yongera nkoresha uburoko ngo ni nkore challenge yo gutumira abantu muri stade abantu turabatumira barasa uri kubyumva ahubwo Kenisi ubundi wazampamagaye byiburuka akizamo kuri ni ngiye wambwira uti muhungu wanjye courage ariko ukabona ko byibura n'abantu bo muri Standard Shine hari uburyo deal zimeze uri kubyumva so rero aga promoter yamaje kunkoresha uburoko ngiye urumva nta kibazo nahise nanga kuko ngiye bura ku mafaranga ibyo kumbwira ngo gufana ntago babikirimo ibyo ntago erega nabara bose mo bava Gasogi United ntekereza ko ntago ari abagasogi bari busanga ari bagikundiro ariko ko nyine umufungo no kujya turyoke short busy tugatwika nyine ubwo mbavuye ku ikipe yanjye shana nakuze pfa na mwana ngo ngiye kuri Gasogi birangira narabonye natike byo yo kujya kureba match ariko muri ibintu mbure natike yo kujya kureba match so guys ibyo ntago mbitindaho ahubwo ikintu cyaje kuberamo nuko nabagiyeyo byarangiye uwitwa Semuhungu Eric amansuye ku mugaragaro acugusa ikibuno inyorazi yakubise ikibuno ngira ngo numunsi wo kubi aha ibitwara bivuze uwitwa Semuhungu ndetse n'undi mukobwa namubonaga inyuma y'ikibuno cye ese uriya mukobwa ntago muzisha basohoye video ze ngo yambaye ubusa akagorwa no kwiregura bamwita DJ Sonia se nabwo shout out kuri Sonia kwambara ubusa ni byiza yambaye ubusa se ko ntabwo ndi kuvuga ibyizo video erega buriya hari ibintu ukora ukabikora nko mu mugoryi ugasanga wenda icyo gihe weho washakaga gutwika cyangwa se wari uri kumwe n'umuntu ukubeshya ko ari umukunzi wawe bikarangira uwo muntu ari gugutaye hanze uri kubyumva rero iyo umajije gutwika uyu munsi wa none yakunda ukabona video yawe iraje aho ntago namublaming kuko wasanga yifatanye n'ingirwa muhungu yamubwiraga ko bakundana ariko ugasanga nimutaye hanze so DJ Sonia ntago namublaming ko ntago ari wenyine zabasha dipu zagiye hanze video z'ubusa ngira ngo uwitwa Muyango ngubu n'ikirego cye muri ribu kiri gukurikiranwa nk'umuntu wandaritswe kandi wenda we uvuga ko ira video atari nawe ubwo urumva ibintu by'amavideo nyuma yuko tubonye asaba simbuka igipangu nako yageze hasi kuko isimbuka igipangu yo ngo yarabuze ngo nayo izaza vuba ariko musabe mwamuretse ko ntago ko se nge mvuze iki ko muze ko twabonye yo yirukanka iyo asimbuka igipangu ntago turayibona ahubwo twabonye niyo yavunitse reka twigire kwa Eric Semuhungu tumubonye muri stade arimo aramasura wowe ukibibona wabyakiriye gute nyibibona nabaje kujya ngo ni show busy imwe byacu ko nge mba muri show busy ntago ne kumublaminga
ahubwo natungujwe na poste y'umuntu bita Shadiba bavuga ati muri kumeza nyine mu promoting ubutinganyi bizarangira mwese mwabaye abatinganyi. Shadibu niwe kwikubitiro akivuga iyo nkuru njya kubona mbona uwitwa Semuhungu, uwitwa Ndimbati n'umuntu witwa Jeswi zaga mipango barimo barasuzanya zazindi z'abazinjajwa. Amajiwe yavuze ngo umenya yaramajije kwinywera kuri muri ture nako za nzoga ntago ndi buzamamaze yari yabuze ka B1 Gin itakubitamo bya biyoga bitujuje ubuziranenge. Ako mwagiye mwinywera B1 Gin ariko Kasuku nawe nabonye yabasha kumansura abakuye maramansuye noneho. Ariko Kasuku naye ngo umuntu bita nuza mugeze habi inde hari umuhungu wanje uri hariya rwose ngo wavuye mu nkambi mwakoze kuri yaca no banyibye imwe bita up trend bakita ngo iki mwari umukomediye bikanga akajya mu itangazamakuru Tycoon Ndahiro nawe nabonye ngo yipanze umwandiko ngari kuvuga ngo Gasuku ngaratwita ariko Tycoon gabyara ariko bagiye gushaka kandi kamaboko ibyo nabonye wahangana n'uwitwa Yago biranga none ubu ngugeze ngo kwa Jay cyawe baraguhamba nta kinya nako barakubaga utaza kuvuga ngo navuze ko bazaguhamba kuko bahamba wapfuye kare sinteganya kukwica. So guys no nyuma yuko nyine Shadibu n'abandi batabyumvisha rimwe kuri social media zitandukanye cyane cyane kuri X angira ngo witwa Semuhungu yahisaza nk'inkonkobotsi nibwo nako uwitwa Lorenzo yahisaza nk'inkonkobotsi burya ngo ari igihe ngo muheto ushobora ko ngo numukobwa ngo burango buretse umuheto burango woshya ngo umwambi ngo kandi bitari bujyane ushobora kwishinga Shadibu ariko bivugira kuri miliyoni he y'aba followers kuri Instagram ukajya ku gihugu ukajya kuri radio y'igihugu iri bukurikiranwe na miliyoni z'abantu waraye utangaje ibintu by'amafuti bikagukoraho ubwo abantu benshi batagiye kuvuga ati Lorenzo yirukanwe kuri RBA witwa Kenisi sori gatoya yego. So ubu rero nibyo nakubwiraga ngo muheto ushobora koshya umwambi kandi bitari bujyane Lorenzo ashobora kuba yarishinze Shadibu cyangwa se akishinga abandi bantu barimo barabloginga ku mbuga zabo akibagirwa yuko akora kuri radio y'igihugu cya televiziyo y'igihugu. Ngira ngo wenda Lorenzo nawe mbere yuko muvuga ibintu byinshi cyane ari mu banyamakuru bazi indimi zirenga 8 afite IQ iri hejuru. Tagira ngo Lorenzo n'umuntu upfuye koroha cyangwa se n'umuntu uje muri kano kanyaza kwita avuga ubugambo. Uyu Lorenzo nawe kugira ngo ubyemere neza uyu Lorenzo yagiye akora ibiganiro bikaba viral. Ndibuka yuko witwa Lorenzo yageze kwirukanwa kuri RBA kubera nabwo discipline nkeya ariko bakamuhindura bakamujyana i Rubavu kuri RC Rubavu akagenda akora ikiganiro cyamara kuba virus bakabona kuri RBA atangiye gusubira inyuma kandi ari ku cyicaro bakamugarura kuki kuri RBA gukora cya kiganiro baramwirukanyemo. Umve kubwo ibintu bya discipline kuri Lorenzo ntago ari iby'uyu munsi cyangwa ejo. So Lorenzo rero yaje kuza gutwitinga amaje gutwitinga ubwo baramumanitse baravuga ati rero uyu muntu yakwiye kuva ko n'abanyana bakirisi bateyeho comment ariko noneho witwa Semuhungu yahise yandika ngo umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo uri kunsebya muri public kubera namwimye urukundo. Ako kantu kukumva no ibyo bintu uri kubisoma ni post ya Semuhungu kuri Twitter cyangwa se X ngo kubera ko Lorenzo yamwimye urukundo bishatse kuvuga iki ubwo tugigeze ahangaha umuntu ashobora kubyumva akitavuga ati Lorenzo nawe n'umutinganya. Lorenzo kakunda abakobwa ntago mbizi ngende kuvuga ngo tugeze aha koko bibaye ari ibyo Semuhungu yanditse twate tuvuga ngo Lorenzo n'umutinganya gute yatse urukundo umuhungu mugenzi cyo ni kimwe. Noneho arakomeza ngo wari waranzengereje unsaba amafaranga mbabarira urekeraho kunsebya kuko nukomeza ndagushyira hanze ibyo uri kwigira ngo bagushime nuko batakuzi injiji gusa. Murakoze Eric Semuhungu abayise Lorenzo kumugaragaro ko ari injiji umuntu uzi indimi zirenga 8. Iyo poste irahari iri hehe ntago ari iyo ngiyo gusa kuri X gusa ugende kwa Badumba bose bazipostinze ujye kwa ba Jay bose babipostinze ujye kwa Decat biriyo ubwo nguhaye reference nawe ugende usome wihera amaso uwitwa Semuhungu yise Lorenzo zindimi zirenga 8 ukora ku kinyamakuru gikoreye nka RBA gikomeye nka RBA injiji ngaho
ibi noneho turamenya tubyerekeza ngo nguki yamwisinjije ubwo baba bari gutanga agasopo nyuma yaho ntabwo uri bujye mu macati menshi witwa Semungu noneho yahise yimatatura atasohora chat ze na Lorenzo koko hajyamo ahantu Lorenzo arimo kugenda mwaka ubuciri ariko Lorenzo agiye kwisobanura resobanura ngo nagira ngo uzanyigishe guteka nabo ntabwo uzi guteka ubwo itangazamakuru rye ryamunaniye yigiriye mu bukwikwi namubwira ati bwana Lorenzo wo kabyarawe wabanje ukinywera B1 gin ukabanza ugashyira ubwenge ku gihe ukabanza kureba koko nukomeza ibi bintu byo guhanga nabari abantu badafite icyo bahomba kubera ko uri kuri platform ikomeye yego ikiri cya kabiri ufite ayo kiri hejuru ibintu ukora ubizi neza ubundi wajya kwivanga mu bintu by'abanyamiziki n'ababoroga n'abaki wakikoreye siporo ivanga n'ibindi bintu gute ko show business irimo amapariti yego na siporo ni show business ufite n'uburenganzira bwo kuba wavuga ikintu cyose ushaka kubera ko ariko kitabangamiye society kwa ko dufite right to speak nkuko nanjye ndi kukuvuga ariko icyo nakubwira cyo ntago ndi buza kuza kujya kureba umutinganyi Semungu kuko yiyemereye yuko ari umutinganyi amprise agenda navuga ati nshaka kwishakira undi mugore nako umugabo ariko se bano umugabo mugenzi we ariko icyo nakubwira cyo gihari nuko uwitwa Lorenzo nareba nabashobora kubigenderamo kubera yuko nibakomeza kumwataka ashobora gukora ibigize icyaha yamara gukora ibigize icyaha ugasanga ibibazo biravutse. So guys, ikintu navuga ngiye kuri statement cyangwa ngatanga statement yanjye nuko uwitwa Lorenzo atakwiye kujya muri amatiko. Nuko ngiye mbyumva nk'umunyamakuru ukora ku kinyamakuru cy'igihugu. Ntago ari inkuru nyinshi umuntu abatatangaza ku kinyamakuru cy'igihugu. Yego. Ariko biri kugaragara numvishije mu minsi yashize n'ubundi kuri televiziyo y'igihugu witwa Yago arimo aravuga ati nyamara buriya ntago uwitwa Lucky yarakwiye kuzana Oda Paccy ari kumusebya. Ibyo bintu warabyumvishe? Ibyo narabyumvishije wenda gira ngo sinzi niba Lucky yashyizeho n'umurongo gusa uwitwa Lucky Nzeyimana yakoze ikiganiro azana Paccy nawe amena umuceri basigaye barabyize kumena umuceri ariko ntago ndi burenganye Paccy ko nibo babizanye ubundi kera wajyaga kuvuga umuntu mugenzi wawe en plus na umustar byaba na ngombwa ahubwo wareba nabi nishene burya wanayirye bagomba gusimangatanya ibimenyetso mbere yuko ibyo bintu bigera hanze. None uyu munsi unasigaye imatatura akavuga ati okay we niwe kuvuga abantu nguriyago ntari ibintu wafashijwe n'umuntu bitari kiriki n'umwanzi wanjye ntago yafashije umwana yafashije ibi nibi nanjye reka nzimite mbituma nicyo byari bitwaye araza bamenaho umuceri nyuma yo kubamenaho umuceri ariko witwago nawe yaragarutse amucisha akanyafu aramubwira ati ibyo bintu byawe bivuga n'uwitwa kiriki ngewe nkure mu biki matiko nyoko sinyarimo. So guys rero ikintu cyo nibwira ni kimwe ngira ngo witwa Lucky Nzeyimana ikira kigano yagomba kugikora nko kuri transit yaca no yakoreragaho sinzi niba igikora ntago mero gucekinga ntago yarakwiye kubijyana kuki kora BA kwa ko ndumva nta nyigisho byari guhereza abantu wenda nk'umunyamakuru agomba kumubaza ati bazo ufitanye n'umugabo wenda yemeze gutya bakabica hejuru ariko ntago ari kwimatatura ngavuge ngo iby'umwana niki mugafata abana mukabajyana kuri reka ne kuvuga menshi nazabura interview utiteranya rata ariko nyine ntekereza ko kuri none kuvuga uko umuntu abyumva ntago ari ikibazo gikomeye cyane ntago ari ikibazo ntago numva ko nyine Lucky niba koko icyo kiganiro barenjiriye bitse ko nanacyumvishije niba barenjiriye umuntu cyane ntago byari bikwiye. Yego none hangaha hajemo Kenisi ubwo yafatanyaga n'uyu yari yahaye akazi Eric Semuhungu aravuga ngo bagiye kujyana RBL mu nkiko. Oya RBS bayibaza iki umuntu ako yakorera mwigize abantu baza amategeko ubwo urumva RBA barayibaza iki kubera umunyamakuru wayo yatangaje ibintu kandi yabitangarije kuri RBA cyangwa bitangaje kuri account yiwe cyaha ni gatozi mwana byo mujye mubyihorera ngiye na taza kuza gutuma gona naraka yego yakoze amakosa ariko nawe niwe yakora amakosa akuje no gusanga amakosa y'umugabo ari bwo buryo bwe nese ubundi uraza kumbwira ngo akoze amakosa gute ngiye ntago numva ibintu bajyana umuntu mu nkiko uretse ko niyo bagiye wenda ubwo batanga igarama rigashya y'amafaranga bakushaka nk'umwana w'irutsiro bakamufashisha wabuze uko ajya kwiga ndetse no mu gihe cyo gutangira ku ishuri bakajya bava muri ubwo butiko ngiye niko mbyumva kuko nta mpamvu nimwe kujyana umuntu baramujyana mu nkiko se bamubaza iki bajyana RBA mu nkiko bayibaza iki ari nkayo wajya okay urunyamakuru RBA wajya kwibaza iki
kandi ngibi byaranagarutsweho mu rubuga rw'imikino niyo byagarukwa mwana se ni commentaire ibyo ni ibikisi RBA kubera se ngo yabwiye umuntu ngo ntago bira bintu byemewe se mungu ntago yemera ko ari umutinganya none se ikibazo cyabaye kiyekorera amwise umutinganya ni iki akavuga ati Lorenzo yabivuze none se Lorenzo atemeranya nawe ko ari umutinganya akavuga ati ngewe ibintu by'abatinganya ndabona bitari bikwiye akabivuga nkawe nka Lorenzo ibyo ni ibintu bajya kuregera RBA je numva ari ibintu nyine ayo ni amatiku n'amatiku Kenisi arekere yabwo Kenisi nicare yige none se Kenisi ko batamuvuze ese baramuvuze ntago bamuvuze wenda show yariye ariko ntago bamuvuze ndetse niba byandi bavuga ngo kubisa imbwa yaratsinzwe kandi yari ngabashaka shebuja ara yagomba gushya ariko se Gikundiro urabona umufana bifite wasubiye se kuri Gikundiro ngiye horere ngiye ikipe yanjye nireyo turakwirukana munyirukana he muri reyo munyirukana muri reyo kuko ibintu wakoze reyo se ni yasko cyane yanyu ntago ibintu wakoze iriya ni ikipe y'abanyarwanda wowe uranyirukana muri reyo wowe indi unyirukana reyo ni yasi ni ya nyina ni yandi ariko abafana tuba twaragize n'ishyaka nyine ukanyirukana gute uranyirukana kubera iki wagiye kwamamaza Kenisi nandi mu kazi none se mu kazi wipanze batanakwiriye none ndi umufana wa reyo ariko ni brand ambassador wa Kenisi icyo gihe ni brand ambassador ese bazama akazi nkange je ni burara muzanyisho reka nisoreze so guys reka dusoze kino kiganiro ndumva batanye no kunkora mu bwonko ntaza gushuduka nakoze ibyiza icyaha ariko nge nsoza ibiganiro byanjye mvuga ngo niba mvara aho byakubangamiye cyangwa se nakuvuze mu buryo butari bwo ushobora kujya DM wenda ukananyandikira tukanabicoca bikanarangira cyangwa ukamana imbabazi kandi nabwo wabyanguka bireka kubera yuko ntago njya ningingira umuntu kumfollowinga so guys ikindi mbabwira rero indirimbo Banga iri hanze ngira ngo hari miliyoni 8 zamajije kuzura buri nawe wajya ugatera akajisho ukava muri yandi by'amatiku ikindi mukoresha imbuga nkoranyambaga neza abantu muzikoresha nabi mumenye ko ntago tuzabahereza niyo mpamvu zino kamera zitano kugira ngo tubavugeho ukoresha imbuga nkoranyambaga nabi ubu duhaye ibiryo tubivugaho iki nanone rero nsoza mbabwira ngo nta wundi muntu wenyine uri ku isi yarurema wasimbura data keretse uri kumpa ibiryo nka B1 Gin ku isi hose iki nababwira ngo umusaza bita Rujama Phones Shop yagiye Dubai ari kubazanira ikintu bita iPhone 16 Pro Max niyo ya nyuma ubu nguyu yamajije kuhagera n'izindi kandi yagiye kuzana mu mabara yose niba ushaka iPhone 16 Pro Max ushobora kugera ari aka free zone ukahita ubaza ngo kukimenya bose cyangwa se kwa wa muntu ucuza telefone z'ama original ni hehe baba bizi kari Rujama niyo wabaza umukara na itakwereka ukahita ugera kugura telefone imeze neza niyo uguze imwe turagutwaza niyo uguze telefone imwe turagutwaza kuze mu dufoyinga ku mbuga zacu nkoranyambaga ibindi ciao ciao ariko waguhaye telefone nawe yarakunteje oya ariko se nsigaye nyirata mu kiganiro ariko mfite ariko abantu bakurikiye iminota wakandaga telefone kanda kariya turebe himba ngomba kubanza nkareba niba kanda kariya wajya gukanda duherukana oya nese yari kwinge se irakujije ariko ntago nayita ariko mfite 11 nibagende bakoreho kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel uri gukurikiranaho iki kiganiro kabisa ujye ukora subscribe ndetse n'ujye ubona n'ibitekerezo waduhereza yubiduhereza kabisa reka tubashimire cyane mwamfura yego